Ngiri ishurirwa rikomeye cyane abantu benshi batigeze bamenya. Mbazaniye rero amakuru mashyashya abantu benshi bakomeje kwibaza ngo ninde mu by'ukuri uzasimbura nyakubahwa Evariste Ndayishimiye akamusimbura ku butegetsi cyangwa se akamukorera mu ngata. Bamwe bati agiye kuva ku butegetsi, abandi bati ishyaka CNDD FDD rivuye ku butegetsi, ariko reka mbabwire yuko mbazaniye amakuru mashya kandi ayo makuru arihutirwa cyane. Buri murundi n'umurundi kazi wese basabwa kwicara bagatera agatebe bakumva aya makuru bakamenya ngo mu by'ukuri ninde uzasimbura Evariste cyangwa se Neva ku butegetsi. Iyi ntwaro ya Ndayishimiye yaranzwe n'ibintu bigiye bitandukanye. Ubundi yatangiye ubona ko afite iterambere kandi abwira abaturage biwe cyangwa se abene gihugu akabwira ngo mukore mwiteze imbere, aho yabagiriye inama. Bamwe bakorora inkwavu, abandi bakorora ingurube, abandi bakorora impene, abandi ndetse nawe atanga umwitangirizo wo korora amasazi, kubera yuko yarayafitiye isoko cyangwa se yabonaga ko ari bwo buryo bushoboka bwo kuba umurundi n'umurundi kazi umwene gihugu wese yakora kugira ngo abashe gutera imbere. Uyu munsi rero yagerageje kubwira abantu ko bakwiye gushaka icyo bita umwavu cyangwa se ifumbire, bagafumbira kugira ngo babashe kugira umwimbu uhagije. Nawe yagaragaje ko afite ubushake mu gushaka umwimbu uhagije, awushakira igihugu ciwe, aho yagiye ajya mu mirima agahinga ibiraya, agahinga ibijumbu, agahinga imyaka igiye itandukanye, akagenda agaragara yikoreye igitebo kirimo ibiraya, yikoreye kirimo ibijumbu, kugira ngo agaragarize abene igihugu bose ko ariyo nzira bakwiye kuba bacamo kugira ngo babashe kugera ku nzozi zabo z'iterambere. Uyu munsi rero amakuru nkura ku binyamakuru bitandukanye, aho umwe mu bahanuzi bakomeye cyane wizewe kandi uzwi yavuze yuko uyu nyakubahwa Evariste Ndayishimiye azokorerwa mu ngata na Madame Denise Nkurunziza. Madame Denise Nkurunziza niwe ugiye kuyobora igihugu cy'u Burundi, kuko ariko Imana yabivuze, ari nako yabipanze, kuko niwe uzagaragaza umusaruro uhagije, abene gihugu bakarya bakanywa batuje bafite amahoro nta midugararo, kubera yuko Imana ijya gutoranya ngo itoranya umuntu uyubaha uzagereza kuyubaha ndetse akayubahisha n'abandi. Murabizi ko igihugu cy'u Burundi ni igihugu abantu benshi bakunze kujya bavuga yuko ari igihugu kibamwe abaperezida basenga, abene gihugu basenga, ari igihugu cyemera Imana kandi ko kibanje Imana imbere ya byose, kuko ariyo mugenga wa byose. Ibyo rero byakunzwe kuvuga cyane, aho bakunda kugaragaza Evariste Ndayishimiye ajya mu ishengero cyangwa se muri ekleziya, bakagaragaza Pierre Nkurunziza ubwo yajyaga mu mashengero ndetse n'uwo mudamu wiwe. Uwo muhanuzi agahamya yemanga avuga yuko Denise Bucumi Nkurunziza ariwe ugiye kurongora igihugu cy'u Burundi kandi ko azokirongora nyuma ya Evariste Ndayishimiye. Mu yandi magambo, hagati ya Evariste Ndayishimiye na Denise nta wundi mu perezida uzigera ubonekamo, kuko ngo ari we uzomukorera mu ngata. Ntabwo uyu muhanuzi rero yabasha kubisobanura neza ngo agaragaze niba koko azamusimbura kuri iyi manda cyangwa se niba ari ku zindi manda. Ibyo ngibyo ntabwo yagerageje kubisobanura, aho yagaragazaga ko azamusimbura ariko ntabigaragaze igihe icyo ari cyo, cyane ko umugambwe CNDD FDD wongeye gutora cyangwa se gushyiraho uzobaserukira mu matora y'umwaka utaha, aho bagaragaje ko Sebarundi Evariste Ndayishimiye ari we bongeye gushyira imbere, akaba ari we uzobaserukira muri ayo matora. Aho umunyamakuru yagerageje kumubaza tese ni iki kizaba gitumye Evariste Ndayishimiye akurwa ku butegetsi aka kanya cyangwa se agakurwa hatabishaka, arangije arasubiza avuga yuko Imana itari kumwe nawe, itigeze imushima kubera intambara agenda gushyigikira aho kujya kuzihosha. Akagira uti yagakwiye guhosha intambara, ntabwo yagakwiye gushyigikira intambara. kandi ngo abenegihugu benshi bari mu marira, abandi baranyuruzwa, haraba ibikorwa bibi Imana itigeze yishimira, ngo akaba ari nayo mpamvu
aciwe ku ngoma, akaba ari nayo mpamvu akuweho noneho agasimburwa na Denise Nkurunziza. Ariko reka twibaze ngo ujye no muri commentaire nawe ugira icyo bivugaho, ese koko Denise Nkurunziza aramutse asubiriye Evariste Ndayishimiye ni inyungu ki twakwitega cyangwa n'uhe musaruro twakwitega hariya mu gihugu cy'u Burundi? Ese byaba bimeze bite? Byaba ari byiza mu karere cyangwa ntabwo byoba ari byiza? Ngewe rero numva ku cyanjye giti uwamusimbura wese yashyizweho n'Imana cyangwa se ari Imana yamugennye atagenwa n'umuntu, yaba ari Dawidi, yaba aje guhindura amateka, yaba aje gutunganyiriza abenegihugu, urumva ko ibintu byaba bigenze neza cyane. Akarusho wajyaho akaza agacyura impunzi z'abarundi zasanzariye mu bihugu birya no hino nyuma y'imvururu intureka yadutse muri 2015. Izo mpunzi zose akazizana akazisubiza mu gihugu, abenegihugu bakarya bagatunganirizwa, imipaka ikugururwa, imipaka ihuza igihugu cy'u Rwanda ndetse n'u Burundi, imipaka ya Tanzania, imipaka igiye itandukanye y'ibihugu bikora ku Burundi yose ikugururwa. Uwo nguwo ni we waba aje mu bushake bw'Imana. Undi wese waza agakora ibinyuranyije n'iby'umuturage mutoya, umwenegihugu mutoya akenera, yabakoze amakosa, ntabwo yabakoze ibiri byiza. Mu by'ukuri rero ibyo bikorwa ntabwo byaba ari byiza, nawe byazagenda nk'uko. Ariko ndibaza yuko n'uriho nawe hari impamvu ariho, hari impamvu Imana yamugenye. Ngewe nemera ko Bibiliya ivuga yuko nta kintu na kimwe cyangwa se nta muyobozi n'umwe udashyirwaho n'Imana. Abayobozi bose bashyirwaho n'Imana, yaba ari umuyobozi ukora ibyiza, yaba ari ugaragara ko adakora ibyiza. Nta muyobozi n'umwe udashyirwaho n'Imana, kuko Imana niyo mugenga wa byose. Ikiruta byose ni uko abantu bakwiye kuva mu byaha bagakora ibyo gukiranuka, bakanga icyaha n'igisa nacyo, bagakunda Imana n'abayo. Icyo ngicyo nicyo twifuza ko aricyo cyoba mu gihugu cy'u Burundi. Hamwe Imana yoduzwa ikazamurwa, ibendera ry'ubutsinzi rikazamurirwa mu gihugu cy'u Burundi n'ibindi bihugu bihana imbibi n'igihugu cy'u Burundi ndetse na Afurika yose muri rusange, amahoro y'Imana yaganza. Ntabwo rero kubahisha Imana bisaba titire runaka, ntabwo bisaba perezida runaka, ntabwo bisaba umuyobozi runaka cyangwa umusirikare runaka. Kubaha Imana bisaba umutima ukunze, ntibisaba umuntu wize, ntibisaba utarize. Ibyo ngibyo ni ukubitegereza. Ariko icyo mpamya ni uko hari 7,000 bitarapfukamira Bayali, kuko ingaragu w'Imana, Imana yaramuhajije ngo Imana amubwiye ko igiye kurimbura abantu bari mu isi, arangije arayibaza atese habonetse umukiranutsi umwe mu by'ukuri warimbura igihugu? Imana iramubwira ngo umukiranutsi umwe abonetse ntabwo narimbura igihugu. Ni igisobanuro cy'uko rero Imana ariyo ishobora byose, kandi nimenya umutima uyinezeza, nimenya umutima uyikunze cyangwa se ushobora gutunganya ibyo yo ishaka. Reka tubihanga amaso. Ubuhanuzi bwemerwa ari uko busohora nta midugararo, kubera yuko Imana ijya gutoranya ngo itoranya umuntu uyubaha, uzagereza kuyubaha ndetse akayubahisha n'abandi. Murabizi ko igihugu cy'u Burundi ni igihugu abantu benshi bakunze kujya bavuga yuko ari igihugu kibamwe abaperezida basenga, abenegihugu basenga, ari igihugu cyemera Imana kandi ko kibanje Imana imbere ya byose, kuko ariyo mugenga wa byose. Ibyo rero byakunzwe kuvuga cyane, aho bakunda kugaragaza Evariste Ndayishimiye ajya mu ishengero cyangwa se muri ekleziya, bakagaragaza Pierre Nkurunziza ubwo yajyaga mu mashengero ndetse n'uwo mudamu wiwe. Uwo muhanuzi agahamya yemanga avuga yuko Denise Bucumi Nkurunziza ari we ugiye kurongora igihugu cy'u Burundi, kandi ko azokirongora nyuma ya Evariste Ndayishimiye. Mu yandi magambo, hagati ya
ya Evariste Ndayishimiye na Denise nta wundi mu perezida uzigera ubonekamo kuko ngo ari we uzomukorera mu ngata. Ntabwo uyu muhanuzi rero yabasha kubisobanura neza ngo agaragaze niba koko azamusimbura kuri iyi manda cyangwa se niba ari ku zindi manda. Ibyo ngibyo ntabwo yagerageje kubisobanura, aho yagaragazaga ko azamusimbura ariko ntabigaragaze igihe icyo ari cyo, cyane ko umugambwe CNDD-FDD wongeye gutora cyangwa se gushyiraho uzobaserukira mu matora y'umwaka utaha, aho bagaragaje ko Sebarundi Evariste Ndayishimiye ari we bongeye gushyira imbere, akaba ari we uzobaserukira muri ayo matora. Aho umunyamakuru yagerageje kumubaza tese ni iki kizaba gitumye Evariste Ndayishimiye akurwa ku butegetsi aka kanya cyangwa se agakurwa hatabishaka, arangije arasubiza avuga yuko Imana itari kumwe nawe, itigeze imushima kubera intambara agenda gushyigikira aho kujya kuzihosha. Akagira uti yagakwiye guhosha intambara, ntabwo yagakwiye gushyigikira intambara. Kandi ngo abenegihugu benshi bari mu marira, abandi baranyuruzwa, haraba ibikorwa bibi Imana itigeze yishimira, ngo akaba ari nayo mpamvu aciwe ku ngoma, akaba ari nayo mpamvu akuweho noneho agasimburwa na Denise Nkurunziza. Ariko reka twibaze ngo ujye no muri commentaire nawe ugire icyo bivugaho, ese koko Denise Nkurunziza aramutse asubiriye Evariste Ndayishimiye ni inyungu ki twakwitega cyangwa n'uhe musaruro twakwitega hariya mu gihugu cy'u Burundi? Ese byaba bimeze bite? Byaba ari byiza mu karere cyangwa ntabwo byoba ari byiza? Ngewe rero numva ku cyanjye giti uwamusimbura wese yashyizweho n'Imana cyangwa se ari Imana yamugennye atagenwa n'umuntu, yaba ari Dawidi, yaba aje guhindura amateka, yaba aje gutunganyiriza abenegihugu, urumva ko ibintu byaba bigenze neza cyane. Akarusho wajyaho akaza agacyura impunzi z'Abarundi zasanzariye mu bihugu birya no hino nyuma y'imvururu intureka yadutse muri 2015. Izo mpunzi zose akazizana akazisubiza mu gihugu, abenegihugu bakarya bagatunganirizwa, imipaka ikugururwa, imipaka ihuza igihugu cy'u Rwanda ndetse n'u Burundi, imipaka ya Tanzania, imipaka igiye itandukanye y'ibihugu bikora ku Burundi yose ikugururwa. Uwo nguwo ni we waba aje mu bushake bw'Imana. Undi wese waza agakora ibinyuranyije n'iby'umuturage mutoya, umwenegihugu mutoya akenera, yabakoze amakosa, ntabwo yabakoze ibiri byiza. Mu by'ukuri rero ibyo bikorwa ntabwo byaba ari byiza, nawe byazagenda nk'uko. Ariko ndibaza yuko n'uriho nawe hari impamvu ariho, hari impamvu Imana yamugenye. Ngewe nemera ko Bibiliya ivuga yuko nta kintu na kimwe cyangwa se nta muyobozi n'umwe udashyirwaho n'Imana. Abayobozi bose bashyirwaho n'Imana, yaba ari umuyobozi ukora ibyiza, yaba ari ugaragara ko adakora ibyiza. Nta muyobozi n'umwe udashyirwaho n'Imana kuko Imana niyo mugenga wa byose. Ikiruta byose ni uko abantu bakwiye kuva mu byaha bagakora ibyo gukiranuka, bakanga icyaha n'igisa nacyo, bagakunda Imana n'abayo. Icyo ngicyo nicyo twifuza ko aricyo cyoba mu gihugu cy'u Burundi, hamwe Imana yoduzwa ikazamurwa, ibendera ry'ubutsinzi rikazamurirwa mu gihugu cy'u Burundi n'ibindi bihugu bihana imbibi n'igihugu cy'u Burundi ndetse na Afurika yose muri rusange. Amahoro y'Imana yaganza. Ntabwo rero kubahisha Imana bisaba titire runaka, ntabwo bisaba perezida runaka, ntabwo bisaba umuyobozi runaka cyangwa umusirikare runaka. Kubaha Imana bisaba umutima ukunze, ntibisaba umuntu wize, ntibisaba utarize. Ibyo ngibyo ni ukubitegereza, ariko icyo mpamya ni uko hari 7,000 bitarapfukamira Bayali, kuko ingaragu w'Imana, Imana yaramuhajije ngo Imana amubwiye ko igiye kurimbura abantu bari mu isi, arangije arayibaza tese habonetse umukiranutsi umwe
mu by'ukuri warimbura igihugu. Imana iramubwira ngo umukiranutsi umwe abonetse ntabwo narimbura igihugu. Ni igisobanuro cy'uko rero Imana ariyo ishobora byose, kandi niyo imenya umutima uyinezeza, niyo imenya umutima uyikunze cyangwa se ushobora gutunganya ibyo yo ishaka. Reka tubihange amaso. Ubuhanuzi bwemerwa ari uko busohora.